nk'imbwa baracyakabije kuba benshi n'aba bantu barimo basahura imitungo y'abantu ugasanga umudamu aba mu rugo rwe yarusahuriye mu rusengero runaka basahuye ingo z'abandi aba nabaje bagiza nk'imbwa Imani nimba ndengereye ntacyo mumbabarire numwuka wantegetse kuvuga ibi bintu ko abantu bagikabije kuba benshi aba bantu baracyakabije kuba benshi kuko urajya kubona ukabona haje undi kandi ukabona undi nawe azanye systeme ye yo kurangiza abantu yego aba bantu baracyakabije kuba benshi no mpamvu itekabwe Gideon ngo bamanukane ku kagezi nkwereke abantu benshi barimo banyangiriza ubwoko byonyine ubari byuhagurukana ntugire ikindi urenzaho donc ntugire ikindi ntiwigane ntuzagire uwo wigana ntugera kuri tere ntuzagire umuntu wigana uzakoresha ibyo gusa nibyo nshaka ntuzigana baje ubo bafite za rero z'imirambararo bafaya bavuga ngo he bavuga ngo abo donc abo ntuzabe uzakoresha ibyawe gusa burya rero uhagurutse uzi ko ari Imana ivuze bufite confidence buriya impamvu mubona mafite confidence kuri microphone ni Imana ambwiye ko impaye akantu ibyo bagiyemo babishoboye Ndumva mfite ifuhe ryinshi abantu mungurike muze kumbabarira mfite ifuhe ry'umwuka wera kandi ndumva mfite ifuhe nawe ufite muri iminsi turi kubona abantu tutazi aho bavuye tukabona umuntu avuye hewe kwaje afite na titire Yes kangushimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel Imana y'amahoro iguhe umugisha Lionel umunsi ndabona twaje Imana ibita uyu munsi nabaye nk'abaporo ba kera kandi kera niko twari tumeze tukiremba nderemba ngo we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa ngo ugendane n'Imana ngo kweta bihebuje za ndirimbo nyine abantu batakiririmba hari izajo ubundi kera twitwazaga ibitabo kandi burya no n'umuntu w'Imana abakwiye kwinjirana Bibiliya mu rusengero agenda igitabo cy'indirimbo ikaramu n'ituro ibyo ni ibintu bitanu umuntu w'Imana agomba kwinjirana mu rusengero buryo winjiye haburamo na kimwe rwose ubuzemo akantu reka dusuza abantu bari iburengerazuba amajyepfo niba nzajya mbanza nimfata mikrofone ujya gutera uburezi arabwibanza amajyaruguru iburasirazuba umujyi wa Kigali intara ya gatandatu y'abadiaspora Imana y'amahoro ibaho umugisha tubashimira iteka tubasengera buri gihe cyose uko dusenze niko Paulo yandikiye Filemoni ibyara tubashimira iteka tunabasengera niyo mpamvu gusengerana ari byiza kimwe no guterana kwera uko wa munsi urushaho kuza mwibuke mugire guterana kwera hari umuntu hano nshaka kubwira ngo Imana y'amahoro ibane nawe kandi kugirire neza bamenye ari we sibwo Sarine nta kindi narenzaho yaro siga ndondora mu mpano ngena niyo kwerekwa ibamo mize numva ari uwo kandi turanamukunda wagizagira umunsi umwe azamushira kuri kamera bizabaho sinakera ni vuba ni muri uyu mwaka utaragera no mu kwa tutaragera no mu kwa gatandatu nega n'umukozi w'Imana kandi udafite imiziro burya abantu batinyiza kamera n'abafite imiziro baba batinya ko muri commentaire bahita babavuna rero n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi kazi no avuga ijambo ry'Imana afite ubuhamya bwa Imana yamukuye afite kwigisha abagore badafite ubwenge badafite umutima bivuga ko abadafite umutima ibyo bintu byose biri muri we vuba hangaha tutaragera mu kwezi kwa gatandatu uzamubona kuri izi kamera ari gukora kuvuga ubutumwa bwiza kandi n'umudamu nkunda ushize n'amanga muri we afite ikintu cyitwa gushira amanga cyane n'umukozi w'Imana donc avuga ashize amanga uiteka amukoze ku munwa turamusohoje mba by'umwihariko n'ukuri ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro iguhe umugisha yes n'ubundi uwo tugendana umunsi ku munsi uba uri kuri kamera na mikoro na Emmanuel tuyishimire kuri kamera noneho mwamubona umunsi ku munsi n'umubyeyi wacu Mama Lionel Imana y'amahoro
ikomeze nawe kuzigame, gushiremo impano zayo zikomeze zikorere muri wowe, kandi gushiremo impano y'ubwenge, impano yo kumenya no gusobanukirwa, maze ukomeze urindwe n'Imana. Oh yes, reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego, ariko mbere ko gutangira ndifuza ko ego icyo nari mvuze nshaka kugira ngo tube twabanza, ndashaka yuko manza ugasengera abantu badukurikiye, tukiragiza Imana mwa kino kiganiro kugira ngo tuze kukigiramo ubwenge bw'Imana n'ubushobozi no gushamanga tubeshejwe na Mwuka Wera. No kuri kandi mbere yo gusenga tuvuze Aline, ariko gushimira turashimira n'abandi, hanyuma mpite mbasengera. Harimo hepfo gakeya ba Egidia bakunda kunkurikirana n'inyuma ya kamera, ba Rosine, hari n'abandi ndimo nshaka kumenya amazina yabo baba barayahinduye ukuntu muri commentaire. Abantu ndabakunda, Imana ibaha umugisha, namwe turabashimiye. Reka dusenge Imana kubw'iki kiganiro. Uwiteka Nyiringabo abane natwe. Imana iri mu ijuru ukabera hose icyarimwe, turagushimiye aya masaha kuduhaye umwanya ukubwira abantu bawe waremye. Imirimo yawe nikomeze igaragarire mu bantu bakurikirana ibi biganiro. Umuntu wese ufunguye iki kiganiro afite ikibazo abona igisubizo, ubutabazi bwihuse buze mu buzima bwe. Duheje imyuka irwanya bera mu izina rya Yesu. Turahamagara ubwiza bw'Imana ku bantu bose bakurikiranye iri teraniro, bari mu nzira bagenda, abakurikiranye uku guterana bari mu modoka, abari mu nzu, abari mu mashambure baryamye. Turasabye ngo abari kwa muganga, umuntu wese udukurikiraniye aho hari, tumusabiye ubutabazi bwihuse. Ndagushimiye kuri Imana ibana natwe kuva dutangira kugera dusoza, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Uyu munsi rero tujya tugira ikiganiro cyitwa Twabatumweho. Muri Twabatumweho y'uyu munsi hari ikiganiro cyacaga kuri radio cyitwa Duhugurane. Buri muntu, hari umuntu uherutse kuvuga ngo buri muntu agira inyogoye. Bari bashatse kumumbazaho ukuntu atega buri bya muri muntu agira inyogoye. Yashubije neza cyane. Buri muntu agira inyogoye, agira imitegurire ye. Buri muntu agira uko ayoborwa. Muri Twabatumweho uyu munsi rero turi buvuga uburyo abantu bagikabije kuba benshi. Umubare uracyari munini, ariko umubare turi buvuga munini susu w'Abanyarwanda. Si n'abatuye isi, ndabizi hari uwavuga ati babajwe nuko abantu uze bakomeje kwiyongera. Hari abari kwiyongera tukababara, biterwa n'abiyongera baribo. Reka turebe aya makuru ari mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 7 umurongo wa 4 uvuga ngo Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo, nuko wondi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi wondi bukubwire ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri buje abagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Dusomye amagambo menshi ni ngombwa, ariko turashakamo dutagetinzemo ririya jambo rivuga ko bagikabije kuba benshi. Ku muntu dukurikiye utazi aya makuru, na makuru ya Gideyoni. Dukunze kubavuga kenshi Gideyoni akunze kugaragara mu kanwa kacu cyane, ariko hari igihe biterwa nuko umwuka atubwiye noneho kuvuga. Wihagurukiye ahagurutse munsi y'igiti cy'umwera, Uwiteka amubwiye ati rero Gideyoni, amuhamagaye mu izina, ahagurutse ahamagawe mu izina n'Uwiteka, ntabwo apfuye kugenda cyenyege. Amubwiye ati rero Gideyoni nakwiboneye, uko nakubonye hari ibintu nakubonyemo nabuze ahandi. Nakubonyemo imbaraga ebyiri, uri umunyembaraga ukagira n'ubutwari. None haguruka aho hantu munsi y'igiti, amateka yawe siyo nshaka kugenderaho, mivukire naho ngusanze sibyo nshaka kugenderaho, na karagiteri mbega nataye siyo nshaka kugenderaho. N'ibintu bibiri nakubonyemo, ugira imbaraga ukagira n'ubutwari. Ibyo bintu byonyine uba ari byo uhagurukana, ntugire ikindi urenzaho. Donc ntugire ikindi, ntiwigane, ntuzagire uwo wigana.
nugera kuri tere ntuzagire umuntu wigana uzakoresha ibyo gusa nibyo nshaka ntuzigana abaje bo bafite za rero z'imirambararo bafaya bavuga ngo he bavuga ngo abo doke abo ntuzabe uzakoresha ibyawe gusa ntuzabone bahanura bagize gutya ngo nawe uti wabikora ntuzabone babatumira buri munsi kubera ko bavuga ijambo ry'Imana uti nange reka njyeho ibyo bibiri nibyo bizakora donc ntugire umuntu wigana donc ukomeze ukuhamagawe ngo uhagurukije ntuzigane bamwe bavuga bati waba umuhanzi kandi ubwo harabo ndi kubwiriramo siko yamubwiye ariko ndi mu mwuka nabatumweho donc ntuzabone babahanzi baririmbye stade zikuzura uvuga uti nanjye waba we nubwo wakumva wabishobora ariko ibyo ngushakamo nibyo bibiri birahagije nibyo nzakoreramo kandi nkagera ku ntego y'icyo nshaka ubundi we ngo uhagurukije hari intego ngushakamo itandukanye niyo nshaka muri bariya uko nahagurukije Mose abambutse inyanja biratandukanye nuko we ngo uhagurukije noneho ugenda nizo mbaraga ebyiri kandi nzagukoresha iby'ubutwari hari abantu bitwa abamidiyani bafite ubugome bw'indengakamere nsanze ari wowe uzabashobora cyambere abamidiyani bafite karagiteri zo konona nicyo kintu kibaranga abamidiyani bangezaha nduwiteka ndumva bangezaha ibintu byose bibi bakora natoreraga ariko hari ikintu gitumye ngo hagurutsa nka Gideyoni w'umunyembaraga ufite n'ubutwari bafite umwuka wo konona bacunga ibintu bigezaho gutabarwa kuje bakonona donc aba bamidiyani badutse bacunga umukobwa ageze ku itariki yo kwerekanwa ubukwe bugapfa aba bamidiyani bacunga abantu bagiye gusarura bakangiza bacunga ku munota wo kurya kumwero w'ibyo abantu baruhiye bakabyangiza none Gideyo kurikira wumve aba bantu uzabanesha nkunesha umuntu umwe none haguruka Gideyoni arumvira hari ibyo ndenze kubera ko nshaka kugera ku ntego yuko bakabije kuba benshi ngenda shaka kwigereraho bakabije kuba benshi niho nshaka kuvuga uyu munsi Gideyoni arumvira arahaguruka ariko ari siri neza ko ari Imana imutumye kuko hari ibimenyetso yasabye kugira ngo yemere ko hagurukijwe n'ivuga bikaba itegeka bigakomera kuko tuzi ko muri uno mwaka amajwi agiye kuba menshi kandi avuga ko ari Imana ivuze aya majwi agiye kuba menshi ko ari Imana ivuze bamwe bakaba bagiye guferinga bakaba banyereye mu kibuga babinjiyemo nta godiyo Gideyoni yahagurutse ari siri ko ari Imana ivuze haleluya Gideyo Imana ngo umugisha Gideyo Gideyo Imana ngo umugisha yabanje abantu ni mubesiri ese mufite ikihe kibazo mubesiri mubanze mumenye ko ari ivuze sha Gideyo niwe Imana ngo umugisha kabisa tutitaho haguruki Gideyoni ati koko ndashaka ibyo uvuze birakaza ndashaka kumenya ko ari wowe uvuze asaba ibimenyetso ntashatse kuvuga none aho bikeneye arabibona muri Bibiliya arangije abasire ko ari ivuze ahaguruka azi ko ari ivuze burya rero uhagurutse uzi ko ari Imana ivuze bufite confidence buriya impamvu mubona amafite confidence kuri mikrofone ni Imana ambwiye ko impaye akantu impaye agatutu buriya impamvu mumbona na confidence mfite mikrofone nkandagira nkumva ndahamya iyi mikrofone nayo ifatishijwe n'Imana irambwira iti fata mikrofone ngifata uvuge niyo mpamvu ibyo mba mvuga mba ndi sire yavuze ubu hari ibyo ntashobora hari ibyo ntajyamo ubu sinaba umuhanzi ku giti cyanjye donc hari abantu bashaka gukina mu izamu ari abataka n'abari gukina ku mwanya utari ari abantu bakina ku mwanya utari wabo umuntu agashaka kuba umudefanseri kandi ashoboye kwataka umuntu agashaka kuba rutahizamu kandi yarashoboye ubukaseri hari abantu bari gukina ku mwanya utari wabo niyo mpamvu ibitego by'umutwe biri kwinjira buri kanya niyo mpamvu baragutsindwa buri mwanya n'umwana uje mu kibuga akagutsinda n'umwana uje gukina umunsi akagutsinda kubera icyo uri gukina ku mwanya utari wawe s'il vous plaît
hari umuntu wambwiye ngo nsetsa araruhuka ariko nanjye biranduhura buriya sinagira agahinda sinarwana indwara agahinda gakabije ntuzambona indera tuzaro gutese kandi murano nseka mba mutima zanjye ndazigaragaza rero abantu bari gutsindwa n'abana baje mu kibuga ko kanya kubera iki bari gukina ku mwanya utari uwabo Gideon rero akinnye ku mwanya we niyo mpamvu yatanye intsinzi Gideon arangije Uwiteka aramubwira ati genda ukwizo mbaraga zawe zingana ntujye imbere yazo ntujye n'inyuma yazo ugendera muri ritime y'imbaraga zawe uko zingana izabyire gusa Imana iramubwira iti banza ujye mu rugerero nguha amakuru bura mu bintu abantu bahusha gukora nta makuru gukora ibintu badafiteho amakuru aka kantu bamfashe kukumva akazi ukora impamvu kakuzunguza nta makuru gafiteho itorera impamvu riri kukuzunguza wagiye gufata inkoni n'ubushumba nta makuru bifiteho impamvu nabyagucanze nta urugo rwagucanze nta makuru rufiteho Gideon yagiye mu bintu afiteho amakuru Uwiteka n'ubwo ati banza ujye gutara amakuru ni ingenzi ndugu yangu ikintu cya mbere na makuru impamvu umujyi nawe ushoboye na makuru nawe winjiranyemo nawe winjiyemo nkuzi ubundi umujyi urimo inguni mwebwe mutanazi mushobora kujyamo mugakubita agahanga mukahagwa aya makuru rero Gideon yakuye hehe mu rugerero banza ujya mu rugerero hari abantu bari kwihutira kujya ku rugamba bataraca mu rugerero haba amakuru hakuye mu rugerero ari kumwe na Pura n'umugaragu we Pura umuntu ushinzwe kumufasha kuyatanga kuko Imana igiye gutanga amakuru ishyiraho n'umuntu uzagufasha kuyatanga mu rugerero hakura amakuru yuko ihema ry'abamediyani rigiye kugwa rigaramye mu rugerero hakuye amakuru yuko bararose abanzi b'abamediyani barota ngo irobe rya Sayire ryikaraga babona ngo riguye ku mahema yabo ngo babona aratembagaye aguye agaramye ayo makuru rero Gideon akimara kumva aravuga ati reka tuzamuke intsinzi ndayumvise arangije rero agiye kuri tere nibwo Uwiteka amubwiye ati rero Gideon amakuru wayumvise ko intsinzi hari wowe ukomeza kugenda kuri izo mbaraga ebyiri uko zingana nizo nzakoresha kugira ngo nkize amaboko y'abariya Midiyani mbambura ubwoko bwanjye baruhuke ariko Gideon ubwo uzanya amakuru afatika ukaba utangiye gutoranya ingabo gutora abantu ushaka kujyana kurwana jewe ndi Uwiteka ntabwo ntoranya nk'abantu Gideon wari ukoze ugize yerekwa uhereye kubaje kera uhereye ushyizeho abo mwiganye ushyizeho abo murepetana rwose urabatoye pe ushyizeho abo mwaturutse hakurya kimwe ushyizeho bene wanyu b'Ibutare ushyizeho bene wanyu b'Icyangugu ushyizeho bene wanyu b'Iburasirazuba nibyo ushyizeho bene wanyu mwaturukanye mu gihugu urabazanye nibyo urabona ari bo bantu mukwiye kujya kurwana ariko ndakwemereye bamanukana aba bantu nabo banshyirire ku kagezi ubanshirire ku kagezi kuko ndi kubona abantu bagikabije kuba benshi Uwiteka abwira Gideon ati baracyakabije nubwo utoranije baracyakabije bamanukane ku kagezi basi kugira ngo nkwereke abantu muri bufatanye ngo baramanukana ku kagezi bageze ku kagezi sasa Uwiteka abwira Gideon ati gahunda uko ntemeze ku kagezi tandukanye neyo mu rugerero yari amakuru ku kagezi nuguhitama abakozi mu rugerero yari amakuru ariko ku kagezi nuguhitama abakozi tukaba dufite ikibazo cy'abakozi batanyuze no ku kagezi inyote zabatsinda mu nzira bagwara umwuma akazi ntibagakore neza kuko nta mazi aba nta Buraturaje wumva ibyabo aba bantu tutazi aho bavuye batanyuze ku kagezi ngo babanze batoranywe turebe pozisiyo yabo nimba koko ibyo bagiyemo babishoboye niba mfite ifuhe ryinshi abantu mungurike muze kumbabarira mfite ifuhe ry'umwuka wera kandi ndumva mfite ifuhe nawe ufite muri iyi minsi turi kubona abantu tutazi aho bavuye tukabona umuntu avuye hewe kwaje afite na titire uyu muntu uje afite titire avuye
uyu muntu kwaje akaza afite na titire iyi titire akaba nta n'ahantu ayikoresha akaba atagutumira ahantu akoresha iyo titire aba bantu bundi bavuye baracyakabije kuba benshi Uwiteka abwira Gideyoni bati bajyane ku kagezi bose atavuyemo n'umwe kandi aba bantu bose ubajyane bafite ibyo nabahaye donc impamba nabahaye bazimanukane ku kagezi Gideyoni bagera ku kagezi ijambo rya mbere abanywesha amashi ubashyira ukwabo abaje bagiza nabo ubashyira ukwabo ariko aba bantu bose arabafite amatitire tutazi aho bavanye mu gikari arabafite amatitire bavanye muri aho masaro barangije kuriramo amakoko arabafite amatitire bavanye mu kabari arabafite amatitire bavanye muri bene wabo arabatayafite bafite impambo arabafite utubumburi arabafite amatitire bavanye ku makawu bakamuriramo utuntu aba bantu bose Gido bamanukane nta kibazo erega bose manukana Gideyo bamanukane ntacyo kandi nizi mpamba nabahaye ikofe nabakoreye nabo bayimanukana yego donc ni kofe bikoreye muri izo gobyori nazo bazimanukana ari ibyo nabahaye nibyo bihaye byose bamanukana Gideyo kukageza ubari hubajyana kuko santima zawe ndashaka nazo kuzikoreramo kugira ngo utazababara noneho nemeye gukorera muri santima zawe zirabageza ku kagezi ariko nibagera ku kagezi Uwiteka nanjye ndakoresha santima zanjye Mana ishimwe izi santima Uwiteka arazihuza izacu nize zibyara ikintu bageze ku kagezi Uwiteka abwira Gideyoni ati ikintu ngusaba abantu banywesha amashi wowe ukanura icyo nkubwiye nugukanura abo ubona banywesha amashi iyi nizi mpamba barazifite ariko abanywesha amashi ngusabye kubashyira ukwabo hanyuma n'abantu baje bagiza nk'imbwa nabo ubanshirira ukwabo Gideyoni ndakubwira abantu muri bujyane ku rugamba Mana ishimwe bahageze Gideyoni akora akazi ko kureba abumukaseri nyine wo kureba ko umukino uri bugende kuko yapanze umukino bose bamanukanye ati n'impambo Uwiteka avuze ati buri muntu icyo abahaye mumanukane rwose n'ufite na twa ducupa mugendana mu makote byose mumanukane ariko mu gihe muze atoranye ngo bageze ku kagezi n'utwo ducupa twabo bageze ku kagezi ngo habonekamo abantu banywesha amashi bafite pozisiyo nziza bazi kujya muri mbega ibyo barimo babizi bafite amacenga bavuga bati uko biri kose dufite impamba ikindi turi ku kagezi ikindi ntituzi impamvu tuje aha dushobora kunywesha kubikamo umunwa umwanzi akaduturuka inyuma ntitumenye uko donc tugatungurwa tukagubwa gitumo reka twemere tunywesha amashi nubwo turi bunywe duke ariko hari amahirwe tuba dufite muri duke tuturamira yo gukomeza kubaho nubwo turi kubunywesha duke hari amahirwe tuba dufite yo gukomeza kubaho igihe kirekire hatagira ikitwica kidutunguye twubitse amazi mu maso umunwa mu mazi haleluya we hari amahirwe tuba dufite yo kumara igihe kirekire nta kidutunguye bajya muri pozisiyo ngo habonekamo abantu 300 bajya ku ruhande hanyuma ngo habonekamo n'abandi bantu baje bagiza nk'imbwa ako kintu birangiyeho ububuga kweri kintu burya Bibiliya izavuga ikongeraho ububuga mujye mutinda aho hantu iyo bavuga kujabagiza ngo nk'imbwa kintu Bibiliya ivuga hakazaho ububuga Mana irinda abantu gukora ibintu biriho ububuga ngo baraboneka ngo baba benshi ngo Uwiteka abwira Gideyoni ati nabo bashyire ku ruhande ngo bajabagiza nk'imbwa ngo bajya ku ruhande bagiye ku ruhande Uwiteka abwira Gideyoni ati abo banywesheje amashi abo bazi icyo gukora cyo ni icyambere abo bantu banywesheje amashi bazi icyabazanye mu murimo abo bantu n'intambara yazana Gideyoni
aba bantu bafite ubwenge, ntibahuzagurika, ntibahubuka. abo bantu banywesheje amashyi, s'il vous plaît, nduwiteka uvuganye nawe, nibahite bafata impamba za bagenzi babo. Misaka kanya ntanga ingabo nyinshi. Haleluya, haleluya. Izi mpamba nari narahaye aba bantu ariko bakanga bakaja bagize. Baracyakabije kuba benshi kandi Uwiteka bahaye ku mutima sha. Ariko baracyakabije kuba benshi. Ntacyo Uwiteka atabahaye. Support yarazibahaye, abakubita amakositimu, bakubita amabubu, urumva bakubita amamodoka, bakubita amazu, abakubumva arabaha, bashyiramo n'ibyo bihaye, byose bararundanya. Uwiteka arangije aravuga ati muhite mufata izo mpamba zose muzihereze bagenzi ibanyu, nimurangiza muhite musubira iwanyu. Mbare gatatu musubire iwanyu, umwana akani wabo akandi wabo. Uwavuye butarasubirayo, uwavuye cyangwa ugasubirayo, uwavuye inyanza asubirayo, uwavuye hakurya amazi asubirayo, asubirayo Mwizina rya Yesu. data we asubire iwabo. Donc niyo yaranje asubire iwabo kandi asubire yimbokoboko. Yego. Kuko ntako ntagize imyaka ingana gutya narabahaye ariko barakabije. Bakabije kuba benshi. Yego. Abasambanyi bakomeje kuba benshi, bagendera mu kivunge cya 300 banywesha amashi. Urumva? Abahanuzi b'ibinyoma bavuga ngo iravuze itavuze, baracyakabije kuba benshi kandi bafite impamba, baseseye muri 300 bakomeza guseseramo. Ariko umukino w'amajonjora wo kukageze. Yego. Wabaye. Uyu mukino w'ijonjora. Kukageza ubundi haba mukino w'ijonjora. Kuko hari gihe tugendana n'ikivunge s'il vous plaît. Ugahanura bati ni wa wundi. Bakatwitiranya na wa wundi umukobwa mu mwaka tukisha benshi. Ariko umukino w'ijonjora kukagezi wabaye. Kuko baracyakabije kuba benshi. Indaya zifata Bibiliya ziracyakabije kuba nyinshi. Yego. Zigakora n'amajeste bagaterana rero kuturusha, baranaboneka. Bo baranaboneka. Ntizisiba amateraniro, ntizisiba repetition, ntizisiba intebe za mbere, ziracyakabije kuba nyinshi. Ugasanga akora ari abantu 70 arimo nka 30 b'intaje. Ziracyakabije kuba nyinshi. Yego. Abantu birirwa barya imitsi y'abandi. Birirwa barya imitsi y'abandi. Mvuze inshuro nyinshi ko batubuza kuvuga ku bashumba. Ariko reka ndeke kubavuga. Reka mvuga abajubu. Reka mvuga abajabagize. Sibyo? No mwishuri barabimutubujije pe. N'ikinyabufura cyacu kitubuza kuvuga gutunga urutoki abantu baturuta. Reka nivugire abajabagize. Nivugire abajabagize. Nkembwa. Bo muribo. Bo muribo. Aba bajabagize ugasanga bayoboye abantu babahinduye abakene, uririrwa usaka abantu, warakize ufite amamodoka, ufite amazu, uyoboye abantu babaye abakene, uririrwa ubasaka, ufite katukoresha utu munsi ndabasiga amavuta mu biganza muyazane, ejo ndongera muzani amafaranga ngana gutya mbahesha umugisha. Abantu baririrwa baguzaguza babaye bakarya amadene, baririrwa bakuzanira, murazanira umuntu uje abagiza nk'imbwa. Baracyakabije kuba benshi n'aba bantu barimo basahura imitungo y'abantu. Ugasanga umudamu aba mu rugo rwa yarusahuriye mu rusengero runaka, basahuye ingo z'abandi. Aba nabaje abagiza nk'imbwa. Imani nimba ndengereye ntacyo mumbabarire. N'umwuka wantegetse kuvuga ibi bintu ko abantu bagikabije kuba benshi. Aba bantu baracyakabije kuba benshi kuko urajya kubona ukabona haje undi. Kandi ukabona undi nawe azanye systeme ye yo kurangiza abantu. Yego. Aba bantu baracyakabije kuba benshi, no mpamvu iteka bwe Gideon ngo bamanukane ku kagezi. Nkwereke abantu benshi barimo banyangiriza ubwoko, abantu barimo bagendana n'abantu banye 300. Nifite abantu banye 300 mfite ikizere, bafite position yo kunywesha amashyi, bafite position y'urugamba, na kwifashisha nesha, na kwifashisha ndwana, na kwifashisha n'abara abantu banje. Mfite abantu 300 na kwifashisha kugira ngo abanyabyaha bakizwe. Ariko hari abantu bakabije kuba benshi bari muri bo, niyo mpamvu Gideon ngo utegetse ngo manjanire ari kukageze njonjorema abantu. Yo Gideon ndakwinginze bamanukanire.
batumye ntawamenya bashobora kunywesha amashyi, batumye abantu babona nta mushumba babonamo, nta muvugabutumwa babonamo, nta muhanzi muzima babonamo, nta murokore muzima babonamo, batumye babona nta muntu muzima babonamo. Kandi muri iki kivunge cy'abantu nibitse abantu 300 bashoboye umurimo, bamanukanira hera ku kagezi ngaragaza abantu bashobora umurimo. Imana itugirire neza cyane. Gideyoni arangije arabamanukana, Uwiteka abwira Gideyoni ataba abantu banywesheje amashyi ntegetse kwizimamba. Nari narahaye aba bantu, nari narabagiriye neza, nari narabarengeshejwe, narabateye bashora imizi barakura, ntacyo nabahaye. Nabahaye amafaranga, nabahaye uburyo, bageze no mu rwego bamenya aho bajonjora, aho banywera n'amakawa. Urahamagara umuntu ati ndi mwikawa, se mwikawa komana. Barabajonjora barangije barataha. Hanyuma ngo abo 300 Bibiliya ni kwivuga usome hepfo ngo bende impamba za bagenzi babo, bende impamba za bagenzi babo, bende impamba za bagenzi babo. Mfite umubabaro mwinshi uko hari abantu bagiye kuzamuka imbokoboko, bagiye gusubirayo imbokoboko, bagiye gusubira mu bukode bari bafite amazu, bagiye gusubira mu cyaro Imana yari yarabazanye mu mujyi, bagiye kurya busa kandi Imana yari yarabagaburiye, bagiye guseba kandi Uwiteka yari yarabahaye icyubahiro, bagiye kubahukwa kandi Uwiteka yari yarabubahishije. Bende impamba za bagenzi babo Uwiteka arababwira ati musubiri wanyu aho mwaturutse kwivuko toka. 300 Uwiteka arababwira ati rero namwe musigaye hari kondiso mugiye kugenderamo. Cyambere urugamba mugiyeho n'urw'Abamidiyani. Ndubwira Gideyoni ntimwari muhari, nganira na Gideyoni musi igiti cy'umwera ntimwari muhari. None kondiso y'urugamba n'imbaraga z'ibiganza n'imbaraga z'akanwa, ni muri n'ibibende. Hanyuma murajya ku rugamba, ntabyo guhangana n'abanzi. Erega urugamba turo ntabwo ari urwo guhangana abantu b'Imana. Urugamba twinjiyemo muri 2023 ntabwo ari urwo guhangana n'abantu n'abantu. Aba bantu turwana nabo Paulo yaravuze ngo turwana n'abatware. Abantu turwana nabo simbukira mu mwuka duhure, nkubwira ko abantu turwana nabo bizi intambara tutaravuka. Paulo yabwiwe ko ngo abantu turwana nabo n'abatware, n'abategeka, n'imyuka izerera hano mu kirere. Abantu turwana nabo barakaza. Twebwe tutaravuka aba bantu iyi myuka turwana nayo yari iri mu ntambara, donc ifite uburambe mu kurwana. Twebwe imbaraga turwana nazo zifite uburambe, ntabwo zibyiza ubu, zifite uburambe mu kurwana. Ariko nanone ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana ari dufite mu bitekerezo byayo yari izuburyo izaturwanirira. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo dufatamire dukubita hasi impaka. Mana ishimwe, Mana ihabwa icyubahiro. Ngo bajya kurwana, Uwiteka arababwira ati urugamba mugiyeho ni ukurwanisha akanwa n'ibiganza. Kandi haravugwa abantu babiri, haravugwa agiye Uwiteka, avugwe na Gideyoni. Kuko abantu mugiye kurwana nabo bamaze iminsi mu ntambara, urugamba baruzi kubarusha, baza ahantu babafata mu gapfa, bana barangiza. Ariko ndi Uwiteka ushaka kubarwanirira, nkuko navuze ko Gideyoni we uzabanesha nkunesha umuntu umwe. Muragenda muzunguzi muri, nta kindi mukoresha, nukuzunguzi muri mutabagezemo, murabikorera kure. Nukuzunguzi muri, mukuzunguza imuri mugasakuza cyane ngo yine nkota Uwiteka na Gideyoni urugamba ndarwirangiriza. Baratangira barataka barasakuza ngo inkota Uwiteka na Gideyoni. Abamidiyani aho bari batangira kurwana, umwe akajya yica umuntu umwe, uko Uwiteka abwiye Gideyoni ngo uzabanesha nkunesha umuntu umwe, ngo uko urugamba rw'Abamidiyani n'Abisiraheli rwarangiye, sije wahera hahera Abamidiyani. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo baracyakabije kuba benshi. Ndashaka gusenga, ndashaka kugukura mu mubare w'abantu bagikabije kuba benshi, ukiyarura karukajya muri 300, kajya mu bantu bazi icyo gukora. Reka dusenge. Mana Nyiringabo, ijambo ryawe ni intsinzi. Tubwiye ko abantu bagikabije kuba benshi kandi ntacyo utabakoreye.
warabateye bashora imize, wabarinze kurwara, wabarinze ibitaro, barinda za bombono, barinda amagereza, ubarinda guseba. Kuko ijambo rye rivuze ko bagikabije kuba benshi. Uvuze ko umukino w'amajonjoro uje ugiye kugaragaza abantu bawe nyakuri, kandi nyuma yo kubagaragaza ukabaha umugisha wari warahaye bariya. Turasabye kugira ngo warure umubare w'abantu, hindura abantu. Umuntu wese wumvise iri jambo akabafasha umwanzuro wo kuva mu kigare, ndamusengeye ngo muhe imbaraga zo gutsinda no kumenya uwo ari we. Urakoze Mana, ndagushimiye iri jambo riherekereje imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen.